ubuzima waba ubayemo bwose, revo waba ubayemo iyo ariyo yose, burya ufite umuntu wafasha. Ntukumve ngo njye sinafasha umuntu ngo ahubwo nanjye ndi uwo gufashwa. Oya, burya hari umuntu wafasha kandi bikamunezeza. Wafasha umuntu mu buryo bwinshi butandukanye, wafasha umuntu mu buryo bwa support mu mafaranga, wafasha umuntu ukoresheje amaboko yawe, wafasha umuntu ukoresheje kumuganiriza, wafasha umuntu ukoresheje mu kumukomeza. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana yera, Imana y'amahoro, ndongera ndagushimira ko unyemereye kugera kuri Aline 250 TV ndi muzima. Ubishimirwe, nyemerera ineza yawe n'urukundo, gukora no gukomera kwa birushaho kuganza ku buzima bwanjye, ugirire neza. Ushimiye ko abari kunyumva ari amahoro, na gukomeza ubagirire neza. Uyu mwanya w'ikiganiro tugiye kujyamo, ubane natwe, udushyigikire, abacyumva kigira icyo kibasigira. Urakoze mubyeyi, ushimwe ko byumvise, byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ndabashuhuje inshuti bakunzi ba Aline 250 TV, mwebwe mudasiba kunkurikirana uko bwije nuko bukeye, umunsi ku wundi. Amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose, abari Burasirazuba, abari Burengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali. Mwese Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi ikomeze kubarinda no kubagirira neza. Abari muri Afurika, abari mu bihugu bya kure, mwese amahoro y'Imana nabane namwe. Mwebwe mwese mwakoze subscribe, n'ukuri ndabasuhuje by'umwihariko. Imana ikomeze yagura imbago zanyu, bashyigikire. Nawe unkurikiye uyu munsi, nimba utarakoze subscribe kuri Aline 250, ndagusaba ngo ukande kuri subscribe kugira ngo n'ubutaha ibiganiro byacu bizabashe kubageraho, cyane ko ibiganiro byacu ari ibiganiro bifitiye umumaro umuryango nyarwanda ndetse n'umuryango uwo ari wo wose, mu gihe ubasha kumva ururimi ndi kuvuga. Inshuti bakunzi ba Aline 250 TV, uyu munsi ndifuza yuko tuganira mu gihe kuno umuntu afasha. Ndifuza ko tuganira ku gufasha. Gufasha rero ni ibintu byiza, gufasha rwose ni ibintu nkwifurije. Nimba utabigira, ugomba gutangira ukiga gufasha, ndetse nimba wabigiraga, ni ukuri Imana iguha umugisha, ahubwo wongeremo izindi mbaraga. Gufasha rero ni byiza. Gufasha bituma umuntu abaho afitiye abandi umumaro, bituma hari abantu babaho bishimye ku bwawe. Iyo ugira umutima wo gufasha, hari abantu babaho mu buzima babikesha wowe, hari abantu bishima ibyishimo bafite babikesha wowe, hari abantu bagira ubuzima bwiza, ubwo buzima bwiza babukesha wowe, hari abantu babaho ariko nanone bavuga bati uyu muntu adufatiye runini, uyu muntu kumugira n'umugisha, uyu muntu kumugira n'iby'umumaro, uyu muntu kumugira n'iby'ingenzi. Hari igihe umuntu ageramo akumva akeneye ubufasha bw'abantu runaka. Hari igihe umuntu agera akumva ari wenyine, akumva arigunze, akumva akeneye umuntu wamuganiriza, akeneye umuntu wamutega amatwi. Hari igihe umuntu ageramo akabona nta nshuti imuri bugufi, nta muntu umwitayeho muri we, akumva harimo icyuho gikomeye cyane, akumva akeneye umuntu wamuganiriza, akumva akeneye umuntu wamuba hafi, akumva akeneye umuntu wamukomeza, akumva akeneye umuntu waba mu ruhande rwe, nyine akumva we muri we akeneye umuntu runaka. Rero hari igihe, icyo gihe iyo umuntu ameze atyo, akabona umuntu umuba bugufi, aba amuhaye ubufasha, aba amufashije kumva ameze neza, aba amufashije kumva yuko atari wenyine, aba amufashije kumva yuko nubwo afite ibibazo, nubwo ari mu bwigunge, nubwo bitewe n'igihe arimo yakabaye ari wenyine, ariko akababona umuntu muri hafi, bituma yumva yuko nyine muri we atari wenyine, hari umuntu hari kubwe. Rero si ubwo bufasha gusa, hari igihe umuntu aba abayeho, ariko abayeho wenda swati ni umukene, se nta kazi agira, n'umushomeri, yarize abura akazi, yagiye yapurayinga ahantu hatandukanye bigenda byanga, yagiye depoza ahantu hatandukanye bigenda byanga. Hari igihe umuntu agerageza bikanga pe, akumva hari amaboko akeneye, akumva hari ubundi bufasha
yifuza mu buzima bwiwe. Nk'ubu ngubu akenshi abantu muri iyi si turabikora, ariko tubikora kuri level zitandukanye, ariko ubundi gufasha abantu barafasha cyane cyane mu miryango. Hari imiryango ifashanya, hari n'imiryango yabaye ba nyamwigendaho, ugasanga umuntu nimba avuye mu muryango agatera imbere, kuba yafasha famiye yiwe, kuba yafasha abavandimwe be, kuba yafasha ababyeyi biwe bakiri hasi ngo nabo bazamuke, ugasanga ntago abikozwa. Ariko ubundi imiryango myinshi imwe n'imwe igira icyo gikorwa cyo gufashanya, ugasanga baravuze bati rero dufite umuvandimwe muri twebwe w'umushomeri, mureke tugerageze tumufashe. Nubwo wenda tutamuha ibyo yakwiha afite akazi, nubwo tutamuha ibyo yakwiha afite business, ariko byibuza tumuhe base cyangwa se tumuhe utuntu nkenerwa mu buzima bwa buri munsi. Hari n'igihe rero usanga umuntu afite akazi, ariko ako kazi mu by'ukuri ukabona ntago kabasha gukemura ibibazo byose umuntu aba afite mu buzima. Ugasanga umuntu nibyo yanze gukora, ari mu kazi ari gukora, ariko ugasanga akorera wenda nk'ibihumbi 50, kandi n'ukuri wenda muri ubu buzima kuba umuntu yabakorera 50 kuvuga ngo biramukemurira ibibazo bye ni ibintu bikomeye cyane. Ugasanga akorera nk'ibihumbi 100, ayo ni amafaranga make cyane ku buryo muri iki gihe kugira ngo ube wavuga ngo mu bihumbi 100 cyangwa se ibihumbi 200 ayo mafaranga ndayaryamo, nyishyuremo inzu, mbe narwara nkivuza, cyangwa se imbe nagira ikindi kibazo nkikemure, biba bigoye. Mbega umuntu umusova cyangwa se umuntu umufasha muri ubwo buzima yababayemo. Rero hari igihe abantu bigira abanyamwigendaho, ugasanga umuntu nimba afite akazi keza, nimba umuntu afite business nziza, nimba umuntu ibibazo byiwe ahura nabyo cyangwa afite abasha kubikavaringa, akabona birakunze, akabona bigiye ku murongo, akumva yuko nyine wenda hari n'abandi ari uko bimeze, ariko ibibazo bahuye nabyo babasha kubishyira ku murongo. Cyangwa se ugasanga umuntu nimba afite business imwinjiriza amafaranga afatika, akumva yuko n'abandi nyine ariko bimeze. Cyangwa se nimba umuntu abasha kubona andi mafaranga ku ruhande atari ayo mu kazi, wenda akoze ahantu akaraka, abonye amafaranga agaragara, akumva yuko nyine nimba we abasha kwikemurira ikibazo cye, nimba yarwara akabasha kujya kwa muganga, nimba yagira icyo akabasha kubikora, akumva yuko iby'abandi bitamureba, bitamushishikaje, nta n'icyo nyine kuba umuntu we wundi ari hasi akeneye ubufasha bwe ntacyo yamufasha, kubera yuko wamenyereye yuko ibibazo byiwe abyikemurira we ubwe. Rero ugasanga hanini ntago abantu bahaye agaciro ikintu cyo gufasha. Ikindi, hari igihe umuntu aba ari mu kazi nyine afite ako kazi keza, cyangwa se afite business zigiye zitandukanye, ugasanga nawe ibintu byo gufasha neza ntabikozwa, cyangwa se ugasanga abafite umutima wo gufasha, ariko umwanya wo kubikora cyangwa se umwanya wo kuba nyine yafasha umuntu, ugasanga uwo mwanya ni ikibazo. Ugasanga ni wa muntu nyine ubyuka ujya mu kazi agataha nimugoroba, cyangwa se ugasanga ni wa muntu nimba yanaruhutse ari mu zindi gahunda nyine zimureba zihutirwa, ugasanga ni wa muntu bitewe na level arimo, kugira ngo ahure na wa muntu woroheje uciriritse uri hasi, ukeneye ubufasha, ukeneye kwitabwaho, ukeneye ko hari uwamugurira inkweto kuko we yananiwe kuzigurira, ukeneye kuba yagurirwa umwenda kuko ubushobozi bwe butamwemerera kubona ibyo kurya no kwigurira imyenda, ugasanga uwo muntu ntago bimukundiye bitewe na level y'ubuzima cyangwa level y'akazi akora. Ugasanga afite umutima wo gufasha, ugasanga nyine pe yabikora, yewe ugasanga hagize n'umubwira ati sha hari umuntu dufite urwaye, cyangwa se hari umuntu dufite ufunzwe, none unyemerere ugira iki, uyu muntu tuzajye kumusura, uyu muntu tuzamufasha, uyu muntu bizagende gutya. Ugasanga nyine abonye umuntu umubwira iyo gahunda yamufasha pe, yamufasha, yamusura, ese yamugurira ifu y'igikoma, ese yanamwishyurira ibitaro. Ariko ugasanga nyine abonye umuntu wamubwira ati uyu muntu tumufashe, uyu muntu akeneye ibi, nyine ukabona yabikora, ariko kubera umwanya, kubera akazi,
kubera shuguri nyinshi, kubera iki ugasanga umwanya wo kuba yafasha abantu umubanye mutoya, ugasanga ni wa muntu uhora yihugiyeho, ugasanga ni wa muntu uhora muri gahunda ziwe nyine, kubona umwanya wo kuba yajya muri ibyo, wenda ngamenye ngo runaka ngafite ikibazo, wenda ngapfe kuba yamenya ngo umuturanyi wanjye afite ikibazo iki n'iki, cyangwa se famiye yanjye cyangwa se iki, ugasanga ni ikibazo. Ariko nshuti yanjye nagira ngo nkwibutse yuko gufasha n'ibya buri muntu, revo yose uriho, ubushobozi bwose ufite, hari umuntu wafasha. Ntabwo gufasha bisaba ngo ube ufite amafaranga menshi, ntabwo gufasha bisaba ngo ube ufite akazi keza gusa, ntabwo gufasha bisaba ngo ube ufite bizinesi nziza, ube ufite amafaranga yo guha umuntu cyangwa iki. Oya, gufasha biri mu buryo bwinshi butandukanye, kandi umuntu uwo ari we wese, ubuzima waba ubayemo bwose, revo waba ubayemo iyo ariyo yose, burya ufite umuntu wafasha. Ntukumve ngo njye sinafasha umuntu, ngo ahubwo nanjye ndi uwo gufashwa. Oya, burya hari umuntu wafasha kandi bikamunezeza. Wafasha umuntu mu buryo bwinshi butandukanye, wafasha umuntu mu buryo bwa sapoti mu mafaranga, wafasha umuntu ukoresheje amaboko yawe, wafasha umuntu ukoresheje kumuganiriza, wafasha umuntu ukoresheje mu kumukora, wafasha umuntu ukoresheje mu kumufasha ibyo ari gukora. Mbega gufasha biri mu buryo bwinshi bitandukanye. Ariko ikibazo kiriho nuko muri iyi minsi abantu babaye banyamwigendaho, abantu barumva yuko nyine nimba ngewe nshoboye kwikorera iki, nimba nshoboye kwijyana aha, nimba nshoboye kwigeza kuri ibi ngibi, nta mpamvu yo kwihoma kuri famiye, nta mpamvu yo kwihoma ku muryango, nta mpamvu yo kwihoma kuri ibi n'ibi, ngomba kumenya ibyanjye, ngomba gukora ibyanjye, nta mpamvu yo kuvuga ngo ndajya gufasha abanaba. Ese ngewe aho ngeze ninde wamfashije? Ese ibi ngezeho ninde wamfashije? N'ubwenge bwanjye, n'imbaraga zanjye. Niyo mpamvu nanjye ntawe nafasha. N'undi nawe ushaka gutera imbere, ushaka kuzamuka, ushaka kugira ahagera, nawe azirwarize, azirwaneho, azigira iki. Ngewe ko nge nta wamfashije, ngewe ko nta wanzamuye, ngewe ko nta wangiriye ibi, ni gute ngewe najya gufasha umuntu? Ugasanga nyine umuntu bitewe na revo agezeho, ugasanga umuntu arashaka kuba nyamwigendaho, ugasanga umuntu ntashaka kuba yagira icyo afasha mugenzi we, yaba umuvandimwe we, yaba umubyeyi we. Hari abantu banga gufasha n'ababyeyi babo ntibabafashe, ugasanga yibereye mu byahise, ugasanga ngo ntiyanyishyuriye amashuri, ntago yankunze, aha n'aha yaramenesheje, niwe watumye mva mu rugo, yarantotezaga. Ugasanga nyine iby'ibihe byahise byaramubase, yabaye imbata yahahise. Kuva muri ubwo bubata ngo asingire ibiri imbere, aboneka Imana yamuhinduriye amateka, aboneka Imana yamuhinduriye ubuzima, aboneka Imana hari aho imugejeje, aboneka ko hari Imana ititaye ku byo bamukoreye cyangwa ku byo bamuvuzeho. Imana yo yamuteje intambwe, ibyo ntabyiteho ngo avuga ati noneho nanjye hari uwo nafasha aho ngeze aha, hari ukuntu nabigenza, hari icyo nakora. Rero nshuti bakunzi ba Aline 250 TV, mwebwe mudasiba kunkurikira, nimba unkurikiye, ni byiza ngo ugire umutima wo gufasha, ni byiza ngo ufashe abababaye, ni byiza ngo ufashe umuntu mu buryo wowe wumva ushoboye, yaba ari ubw'amafaranga, yaba ari ubw'ibikorwa, yaba ari ubw'ibitekerezo. Burya gufasha ni byiza, burya gufasha bizana umugisha, gufasha bituma abantu ubana neza n'abantu. Ikindi gufasha bituma ubaho ariko uri uw'umumaro mu buzima bw'abantu, kubera yuko nyine hari ibikorwa runaka ubafasha. Nshuti muvandimwe wowe ugikurikiye Aline 250 TV, nimba utarakora subscribe, ndagusaba ngo kande subscribe kugira ngo n'ubutaha ibiganiro byacu bizakugereho. Imana y'amahoro rero ikomeze ibagirire neza, ikomeze ibiteho. Reka dushime Imana, Imana idushoboze gufasha abababaye, Imana idushoboze gufasha abakene, Imana idushoboze gufasha abantu bagenzi bacu mu buryo butandukanye. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye cyane yuko ukiturinze. Ndakwinginze ngo uduhe umutima w'urukundo, uduhe umutima wo gufasha abababaye, abashonje, abarushye, abakeneye ubufasha bose Mwami. Kandi ko tugusaba ngo dushoboze kubafasha, ni nako tugusabye ngo duhe ibyo kubafashisha.
urakoze mubyeyi mwiza ushimwe kubyumvishe, natwe tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.